Magana umugabo wamwihagera azandangira akazi da. Gatamfatara yabonye indoka ajyamo. Halo. Ese bite pato? Ya, iwana meze neza. Nyinshi. Ya, amakuru yari meza. Sha turaho n'ubukene nyine bugeze ku ntuzanye nawe urabumva. Sha wabyihore wa mugabo we noneho ubu noneho narandirodamereye nabi. Bari kunyirukana ya 15 by'inzu. Simana kakazi uri kumbwira byakunda nyine nze musange mu mujyi karakunda. Ahubwo se buriya ubwo no gushaka tike nyine ubwo nkaza nkabwira na mama akagupfunyikira ya mineke yo mu cyaro da. Ako se none se ubwo itike ndayikora he pati? Yamabwayisi. Shase ngiye nko mu rugo ko twakenye bakayagurisha yose hasigaye imineke nayo hasigaye 3 da. Hasigaye imineke 3 najyanye izana yaba ariyo tuzajya turya mu mujyi. Nyine mama araho ubu ngubu dusigaye dutunzwe n'umuneke dore nimugoroba yari 5 twariyeho 2 dusigaza 3 niyo nashaka kuzana. Abashonje none se ubu yabigira ati nyine ko dutunzwe n'ibitoki. Cya gitoki bitaga gasharura kizi. Ubu nicyo turi kwirira rero. Sha ubu ngubu turabitaze no kubitara mu rwina kumwe kwa kera nyine tu. Icumi? Nijyanye? Rwose urarima? Kanze nyiguhe ya yindi, kanze nyikohereze muri SMS. Oya ndagura amakarindwi noneho ntabwo ndongera kujya kwigura handi ndagura amakarindwi ndazana dore kare kugura 5. Ubwo bazajya bamemba nka 15 ku kwezi ra. Ibihumbi 20. Kwiba narabiretse. Ejo bundi nibyo ya ngurube yo kwanuza ruguru hamwe duturanye. None se ko najyango ukumva watumba n'imineke najya tugure n'amandazi twirire nyine njya kukibasha nashyize mu mufuka barangurukana baramfata barankubise sha wabyihore. Ako sha nubwo wakize kera waribaga nawe. Reba ya micere yo kwa mama Raki wagiye ugatereka amabuye mu mufuka w'umuceri ukabatwara umukera ariko nawe uri umujusi warabiretsera. Ako se ubu nta kibazo boss wanjye wishyiraho ibyo 10 ndagura karindwi nzajyanwa gakeya. Uracyanywa ku musururu saho ubwo nze kukuzanira nko ku karitiro. Ikere nukuntu ihenda ra.
ubwo noneho ubwo reka ndeka inzoga ugura ndazume kuri rikeri urayifite mufite n'inyama kandi none se ko njya numvaga i Kigali nk'umuryango hajya ngo ni mayoneze ni hajya babyita ngo iki nabyo murabifite i Kigali murya mayoneze da kajye kudodesha ya panaro yanjye ndaje naribi naribi yashyireho sawa bosi wanjye unsigiye mayoneze ariko yego nta kibazo sawa ndajya kurya mayoneze pe Aramutse papa aramutse mugongo nageze gute ukuya aramutse neza byose zikumeze ufite ibibazo byinshi cyane mu mutwe wabaye papa nashakaga itike yo kujyana mu kazi bandangiye akazi nashaka kukajya itike ese n'igihe ubonye nawe numukorera ko kugira ngo wongere neza nawe umaze ibyo ukora nese papa ese ubundi ejo bundi ko nako numvishe amagambo y'ubwana nayo ko ushaka kujya mu kazi biriya bintu nibyo ushaka gukora ikintu papa none nyine uri kubona kwirirwa nicaye hano birandambiye nshaka kujya mu kazi nanjye nkakora amafaranga sinazajya nkora musabura kimwe ese ko nzi kutize ndarakure kwishyurira kujya ku ishuri ugiye gukora iki ugiye kwiba usanzwe wiba n'ubundi reba inguye ejo bundi reba irangurwe wari uzanye wari wayikuye mu kigo ugiye kwiba gukora ese papa nayibye yararuguru nyine ku baturanyi kujya nshaka itike baramfata nibwo bankubise bakambura n'amaboko nyine nshaka nubwo ntize ariko abantu batize ntabwo babura akazi i Kigali ese umuntu ushanga hari mushiti wanjye ugiye kukandangira wanyine ushangaye 6,000 byonyine 6 amufite iminota 3 yonyine kabera kugeza simbizi papa na yandi waratsigiye mugwana nakubonye hanze abanyafite muri kafebe papa ngari nyine yandi yashyire kuri telefone kijyana yo ngayo n'abana sinziko ese papa aruragera n'amaguru ndagenda n'ibirenge kandi atuma ajya kwiba yangurwe nongere nyiza ajye kuyigurisha bagufata bagashanga se harisi ese papa uremera ko bamvuna ubu no kuri mashini ntabwo warebaho mashini ya kumakikara kari akazi parika rero n'ubundi ari akazi wananze ko nanagikora iki kintu ubundi yego ujya kwigurisha se bakimaze nyine katire ubu kandi bama bitanu kuri ikigo cy'imwa katenza abantu batiza bari ibigoye ibazi note z'amafaranga igura 200 none 500 ibiceri umuringegera nese papa ubwo nyine uwo mutipe ugiye kundangira akazi yari yambwiye mu njyanye 5,000 sundi uramara iki ko namye ufite iyi ya shati yawe iyi ngiyi si yawe ise ni yawe shati njyana mu kazi papa nyine urantiza nzayikohereza kandebe ko yananura nyine urantiza noneho ngiye nzayikohereza eshyasi ushatse sha genda wambare mu byo nyukuye kugura cyangwa ibyo wiguriye mu franga wakora nese papa kakariko ke none si Kigali ko wajya bambaye neza kuramo nese papa wakani nese nakaka bogisa kagasa neza nani somgira nakaka bogisa gasa neza na ngofero wabona katire suzugurana ase papa ko bavuga nk'imfurigana nase waretse nkigera nkareba wabona mutereka abakobwa ngo
se kwanze kungura bogisa zazinduka buziyambarira zose ejo bundi zakumenyera ibiki ejo bundi mama umenyera iki ejo bundi mama agiye ku isoko angurira ikariso bari babona umuhungu wambaye ikariso uzayobore kuyambara turebe ntayo nzambara nzakwiba bogisa ndakwiba bogisa abariyo ndatwara cyangwa se umuyi mashini njya kwigurira nagwishije ishyano ujya mu babyeyi ngo nawe narabyaye nese utabyara ukuntu utarabyaye umuhungu mwiza nawe mfite na favori naherekeje abandi ntabwo nagiye kubyara ziko byari kurutwa inanga zikaza ari amazi gusa aho kugira ngo uvuke ameze buri kigo yigwe ibaze inda yari kuvamo kugira ngo yigire buri kigo yigwe reka nigendere nyine zikurutwa nta murumuna wawe iki gikapu cyanjye se kanyitwara igikapu mbikaho mashini ese papa hano ngambo njyana njya kugura nzarara yo gutwara n'imyenda nese ko ndayitwara genda ko ngaho kandi nayatuzi genda ubaho wibanana ibiraho kandi papa abakubungu baya bari umukobwa w'ahandi bumuhaye amafaranga menshi none ngewe muhaye 1,000 2,000 byonyine ari uwahaye n'umunsi wa gege yawe wumva ariko nawe umunsi wa gege kandi papa nawe kandi ejo bundi wasanze ndi kubinda hari haruguru wari umitanye ejo bundi ndi kubinda we wamiki ntabwo iki we kurimbwa n'ibyareye ko muzi kurimbwa ubundi ababyeyi barabakiriye umubyeyi ufata umwana bakamwita imbwa ubundi ubwo nzaba umugabo ejo bundi nagiye kwibera akagurube uvuza induru uriya wavuzaga induru ubona atari igihe uri kuyiba wari uzi ko ari undi muntu w'igihe nabona ari kubyihanganira umushyikira amafuta kandi iriya ngurube bari banyibira 10,000 ubu se ntabwo mba ngubumbi yari bwa bw'igihe mubwiranye iriya ngurube bari kumira 10,000 n'ubwenda ku bwabo urayasenga ingurube yasenga ni 10,000 rimwe kabiri gatatu kane gatanu gatandatu karindwi umunani icyenda 10 ndetse papa wanishyuye umupira uringegera uringetura muri nta kintu kizima ari kumbwira reka nigende genda kawe ku gasi niwe yari twakije abandi kubyara mezote se mwana none se iyo ngiyo ko naje mu kazi mbona ni danje karongeye karaboneka ibyo nashaka ko nabibonye ko nageze mu byaro mbona nakabonye nzamuke ryari ku cyumweru nzahagera nyine nze kure ibyo ari byo nyine nabonye naraguze n'akamashini kazajya kabifasha karibu Sharire, meze cyumweru myinshi. Meze neza? Meze neza. Ewa, twe tubure. Kwa twaye nyinshi. Uragiye Yakamye byinshi. Shatubure. Pe. None se nane ukanajya abana barananiye Sharire yarananiye. Shari narumvishe gaje ubundi ngo yibyo ruguru. Yibye ingurube. Yaranayimufata. Nzuko abana bawe batakora izo ngeso babigiyemo. Ibaza singaye simbizi. Shari kakunaniye. Nipe. Ubusari ari gukora iki? Akware gukora iki se ubwo kare gukora ibiyede nabakaza akambwira ngo ntabwo yakoze. Lese ntabwo bamufunze se ibyo nguru cyangwa ngo batangaje mu rugo. Aramubabare yanze kumufungisha n'uburi n'icyana cyanjye. Umwana wawe none ntabwo umusaza ukiro gufungisha umwana. Ahubwo numvishe. Ejo bundi avugana nyina ngagiye ku Kigali garuye kumurangira akazi. Ku Kigali? Bona aje hano ansanga ndi raporo ari tutagura imashini arambwira ngo rero ngiye kujya mu kazi mbona ari kujyanira amashati kagiye mu kazi nabaho se anyakana amafaranga ubu ngubu namuhaye namaze namuhaye 3 avanga arakemura mu 6 ntabwo se bamwana kuko nzi gukora amafaranga yashyira yesu amafaranga yabayashyira ajya mu ndaya se azajya mu ndaya naboye anza rwo yasi ariko uwo mwana nkamukomakoma naje ngiyo za Kigali uko Sharire reba nubi nahariba bakamufasha wenda barangiza kumufasha ntibamufunga none aragiye za Kigali abaho none haje Kigali nawe ingurube z'abantu arazazimana ibazinga ihoze twamufunga inabashyiramo tolerance bakavuga tereka tumureke n'umwana waruna mufunga ariko Kigali baramurasa nabo bamufunga nta kintu baramurasa Sharire mukomako Naje Kigali yo ngiye
ngiye yarariye pe ngiye kubifashije reka sara ahangaha turaza kumuganiriza nanjye nagize niya muri ino minsi cya kibina nabagamo wa mugabo wandikiraga itsinda agira cyaratwambura ubu tumaze iminsi twiruka mu bintu bya leta tumwirukaho ngo turebe ko yatugira n'ikintu yaduha n'inka tukayigurisha tukishyura amafaranga yacu ibintu byaranze neza ahubwo se nawe komeruka ubushije warambuye itsinda waburi wayishyuye sure wa muhungu wanjye nishyuriye wa undi wa kabiri wanjye yagize acyarana baravuga ati yo papa bisaza nabi ishyura itsinda bere kwandavura nanjye kuko numva nibyo kuko abantu bari basigaye banca bakavuga ngo dore cya gisaza mu cyambu itsinda ndavuga ni rero reka nshaka amafaranga uriya muhungu wanjye aranamfasha arayama nishyura itsinda birarangiye umaze ko wabyaye neza wewe ariko reka ibigo byawe ibibazo yumva niwe niyo nawe ngiye kuburara afite imijana cyangwa nabuze n'amafaranga y'umuntu be yaba yafite agenda akajya kwa cyakweri nabo numvishe ngo habaye ngishabiro ntabwo hazi ibirayi nibe yigiraho ejo muri sinzi ukuntu akenye abwira ngo se wa mwana kugira ngo mubwire ngo rero azamfata ubwa n'umunyu kugira ibyo bitagira ubutarimo umunyu ndamubona amafaranga afite nambitse ngeze kwa cyakweri ngo abane inzoga nsanga ari kwiga ibirayi n'ibishabiro n'ingurube nyine urumva ko nani ngo wari ingona se si uwo mungu turamukorera igipfa kikavaho aya nawe ntabwo wakwifuriza umwana gupfa akavaho ntabwo wakwifuriza umwana gupfa ahubwo bafite kuba baramuroze uwo muhungu wawe baramuroze umujyana mu mupfumu se ntabwo nakareba hari umukecuru ruguru iriya mukazarusenya munsi ya simba munsi ya tandamuzi naho umukecuru banza areba igihe wajya n'uwo muhungu bakakubwira ati ni iby'imiryango mukazashaka ukuntu ibyo bintu byo kujya ikigaho ahubwo ni ukuzabihagarika mukazashaka ukuntu wamunyarukirizayo mukagenda akamusuzuma akareba ikibazo ko yaba afite ikibazo baramuhumanyije uwo muhungu wawe uko mbyumva uburozi bwose baramuroze uwo muhungu wawe none se abakobwa bawe bose bimeze bite abakobwa se nabo ko bambereye ibirumvu we n'umwana mfite muzima ni murumuna we kaka ari umwana ni wo murumuna we abonye abarusha ubwenge bose abakobwa mfite indaya gusa wahaye indaya sura kararisi ndamubona kararisi ejo ni bamuteye ntakubeshyera iki ubu ngubu ejo muri kawe numvise ngo yagiye kupimisha ahubwo ariko umuntu ubashuka ni nyina kaze kuyimwega kandi yakashukira abana ndabafata ngashaka kubakubita nyina akavuga ngo ndekera abana nanjye nkabura ukuntu mbigenza nkabikora ukabura ukuki ukabareka wumva nyina n'ubashuka akamamaye nanone ahubwo ibintu byanyu nubwo mwabyiranye nuko uzatumiza imiryango kuko ibintu byanyu numva bimeze nabi uzatumiza imiryango ibintu byanyu uko mbyumva ngewe none huriya we igihozo ejo bundi nahe mvuye mu kazi nsanga iyo bari kumuswerera mu yemere bari kumusambanya nabuze ukuntu mbigenza nakubiswe n'ikimwaro hano iwawe hano mu ntebe nabuze ukuntu mbigenza twicayeho umuhungu usa ntabwo mwabashije kumufata nabuze ukuntu mbigenza nkubitwa n'ikimwaro nabuze no kuvuga ndajyana ndaryama ndatuza nyine kubyara nabi ni uko nyine umuhungu ahita asohoka ariruka ariko uwo muhungu ndakeka ari we kurangira shirira akazi kandi uwo muhungu urumva afite n'ingeso mbi sharire baravuganye sharire akamuhishira kugira ngo atamureka agiye kumuragira akazi kugira ngo azabishyira hanze ariko uwo muhungu ndabizi numvishe muri karitsiye amwamagana asumva ko se n'umukobwa wawe yamurangiye azamwita ngo Gilbert simbizi Gilbert uramura hanze muzi ndabizi ngo muri karitsiye n'agasambanyi karabajijije ko bose ubanza umuhungu muzi uwo muhungu ubanza muzi nyamara Gilbert yarabamaze bakamufunga wenda ariko yagiye i Kigali ntabwo tukamufata ubu ni ukumutanga mu buyobozi pe ni ukumutanga mu buyobozi uwo nguwo ntajya i Kigali iyo ngiyo
yagufashije ariko njyananiye sinzi ese uwo muhungu utangiye ibyo bintu ntiyagufasha nka kugura akunyu ntiyagura utuvuta ese yagufasha gusa nabyariye ikintu ese ubwo wowe waruhiye gutera akasubira ntabwo ari aha ngaha ariko bundi ejo bundi numvishe bagenzi be bambwira ngo ajya avuga ngo nta mubyeyi n'umufite arabihakana se bose ngo barapfuye aranabihakana numva uwo muhungu ko batanamuroza mungana ese sharire se undi nawe uri aha ngaha Sharire numva n'umwana watamba hano kamuhamagare mwumve kahari we Sharire yego papa wino hano bari bari na hafi waba uri hafi cara hagati cara hano komera cara meze neza ese yawe bite byawe ko numva ushaka kunanira imiryango papa yakoneranye yumva agateranye njye nize munani aguteranye se rega n'umubyeyi wawe agomba kureba habi n'aheza aho ushaka kujya ejo bundi yarambeshye ngo yasanze ngo ndi kurya ibishaka umwumva umupapa ngasanga ngo nicaranye n'indaya esheshatu da ngo kandi ngo zapfutse amenye uri kumva ukuntu papa abeshye oya ariko se numvise nanjye ubwayo nariyumviye ngo yibye ingurube we papa yaranyimye amafaranga yo kujya i Kigali ingurube ndayiba yenda kubwagura bagiye kumwibumba 10 okay nese reka muwe ahubwo ibintu byo kujya i Kigali ibyo twe turimo tunavuga na ibintu byo kujya i Kigali byihorere bihagarara ahubwo se ahubwo nyine nta gapantaro keza ufite ngo nize y'iki se ushaka kujya nshaka kujya i Kigali kandi nabyo tukubwira ngo bihagarike wera kujya i Kigali mbonye agapantaro gasa nk'aka ngaka nahita nigendera i Kigali ibyo ese ipantaro ndagutiza ndakubyaye mu mutiza ipantaro ngenda tiza ikibazo kujya kwa muri abahungu wanjye ko bagutiza ariko n'ubundi rero usibye no kugutiza ibintu byo kujya i Kigali byihorere niyo nama twakugira nk'abantu bakuru reka turakuruta urajya i Kigali reka inaho y'ibyingurube ejo bundi si wayibye baragufashe ejo bundi nari nayibye y'ahandi nari nayibye ingurube ni utuntu twanjye noneho ugenda nayiba nkayishyira mu gafuka nta nubwo banabimenya ngaho wibye ingurube inshuro ebyiri oya nayayibye ejo bundi baherutse kubura bwagwa ibyana 15 niyo wayibye nayo nabitwaye byose zibe eshatu ingurube eshatu zose wibye bagushyiragamo impuhwe ntibagufunge i Kigali uramuka wibye n'umunyu w'ibiceri bya turose bazahita bagufunga mumbarizaho amafaranga yasize ese wamuganira izo ngurube ko wazibye amafaranga wagiye ushyira he ntiyagurije papa yewe se ari hano ntiyagurije papa ntabwo nayakugurije cya gihe wumve papa reba ka gakobwa bita Sifa hariya yarambwiye ngo nimugurize ngo ibihumbi ngo 8 uri kumva ngo araza ngazanguramo ngo imyenda ngo yo kuzajyana i Kigali wumve papa ntabwo yayansubije iryo ni ihabika ry'umubyeyi wawe umwana ugaruka najya kumugurira imyenda uko nawe si yakwijya abasore nawe uzi ko abasore baba basharutse bajya kwishakira n'imyenda batagura ababyeyi batagura imyenda kuki ari kumbeshyera wowe se abo bakobwa bagushinja si uremera bakobwa usibye ka kandi kafite se na ka Irvine na ka Irakoze nabo bonyine n'abandi abakobwa batatu bonyine nese naguswe utenda bagufunga y'ubutende ubwo sinda ntabwo nayitera nahita nigendera ndasinyite nese umushamba ute n'abakobwa ukoresha udukingirizo nawe udukingirizo hoya ngo ni utw'abasaza niko basore bagenzi banjye bambwira ngo ni utw'abasaza ubu ngubu wasanga papa nagafite hano oya ariko ntukubaruka n'umubyeyi ariko rero ibyo kujya i Kigali byihorere Kigali ho ngomba kujya sinari nabona imodoka usibye kuyibona ica hariya ruguru nshaka kugenda nkahagarara ushaka gukora imodoka se tukujyane ku muhanda ujya kureba imodoka oya ku muhanda nese ngayicaramo ngende nese aho uwo muhungu ushaka kurangira akazi numvishe umuhungu akora iki we abaye abiwabo se abiwabo agabiwabo nawe arakodesha muri geto ariko ngafite amafaranga papa rero kambwira abana bawe batangiye kujya muri geto ushaka ukure uko umwana agiye muri geto nta kintu amenya uzi ko agemereye ibihumbi 10 ibaze ibihumbi 10 ubwo uri kumva nazongera kwiba nyine arabihumbi 10 ni gukoresha uragenda gukoresha amezi 3 nta n'ikintu ubona yabaye mu 10 kandi bafite na mayonezi ngo ni firiti mayonezi se waje tugatambikana ntabwo mu rugo aragifite nkazigu iyawe ntabwo iryoha ushaka kugira i Kigali Kigali iryo
umwana dore umwana utumvire se na nyina yumvise wese we kugura mayoneze ya 3 akaba yamwengagurira 15 nuko zo zihenda ari Kigali akina zirahenda niba zihenda bwo no mu buryohe biba bitandukanye igomba kujya kuri Kigali oya ntabwo mu buryohe zo zitandukanye zose ziba zimeze kimwe mayoneze ahubwo se muri rwa binarwa nta mineke irimo ngo mushyire urama nk'agaserinde kumushyira ari oya nimba ari kuguha ngo ujyane rero ujye gupfira za Kigali nawe nese Kigali gusa nimba yo ndagukaza kugira ahangana nabari umuntu abawe ndayiguha yo kujyana i Kigali sibyo ko nawe ndabyemera uyu Kigali rwose ese umwana arabyemera wabimbwire papa akabyemera nawe ndabyemera se njye bwo mujye nabyemeye se byo kugira nugenda ugahato uzagarukiye mu rugo nawe ukarabye uzagarukiye nawe ukarabye nawe ukawugere uzaguyumwiye kajye kubyibwira mama ndebe ko atabyemera nyoko se arabyiye mama se kandi papa yaramaye 3 mama akaba yamaye ibindi 2 kugira ngo ni bagenda kora mu giki ibintu barakorana uko nyine uko bakora aranje nuko adari yagiye mu murima bamwamagana akicara no mu ngabo ngamubwira ibintu nibyo gusubirwa oya nta kibazo ibintu nibyo guhamagarwa mu miryango wanyu warasenyutse abana ntibakikumvira na nyirasiga nsuzugura na nyina ese ubyumva ko abari kurutisha abana nyine hanze no kubona izi ngofero sakugize ingofero byo kuyangana byo gupfiriza uyu mupira reba ukuntu kano gapira ubundi ni wanishe nkagutiza ingura senda ukohereza kuri icyo twagushakaga rero ubwo umwanzuro wafashe nuwe nk'umwana ndi kumva nta n'ikintu kizima muri kumwe kajye kwikarabira ahubwo nigire i Kigali ubwo uranze uragiye ndagiye nta kintu kizima muri kumwe ndagiye utumbese genda ariko uzagaruka uzatubwira ibyo waboneye Kigali yo ngiyo sondora aho abana reka mubwire abana barakundana reka musezere ariko ibi bintu bya rwose byo gusubirwamo mu muryango pe mu kuzashaka gitifu n'abayobozi